Muraho bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuruki ku kabari. Muri iyi weekend rero ka turebere hamwe inkuru zagiye zivugwa ngo wari umunsi mwiza w'intwari, turabashimiye intwari mwe. Hanyuma haravugwamo ubukwe bwiza bw'uwitwa Aga Promota ngo wamaze kwifunukuriza imodoka ye ya okaziyo, turabigarukaho. Hanyuma ubwo bukwe kandi ngo inkoko yatanze indi Rusine yatanzemo inkoko. Hanyuma ngo uwitwa Babu nawe ashobora kuba yakuyemo ngo akazina gashyashya keza kazarusenya. Amin Babu. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Hanyuma kandi turaza kugaruka kuri kesi y'indaya ngo umurimo wo guhostinga nk'uko wari umaze iminsi uri guteza zagara. Indaya nkuru zamaze gufata umwanzuro zikonfirma ko iyo kesi yo guhostinga ngo ari uburaya. Ubwo ari indaya zabivuze turi bande yo kubihakana, turabigarukaho. Hanyuma mu gusoza turaza gusoreza ku nkuru z'ibisambo bibiri byabambanywe na Yesu yamara gupfa bikagwa. Reka twinjire mu makuru ku buryo burambuye. Reka dutangire ku buryo burambuye. Uwitwa Aga rero yakoze ubukwe bwagenze neza, bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma ngo ibingibi kandi ngo bikaba byakuriye umwuka mubi, ngo ubu tuvugana abantu bitwa ba Philipita, ba Pasava, ba King James n'abandi ngo bahise bajya kuri pressure. Iyo pressure ni iki? Simbizi. Hanyuma rero ngo muri ubu bukwe ikintu cyabayemo kitangaje ngo ni uburyo ki uwitwa Babu ashobora kuba yakuye akazina ka kazarusenya. Ni gute ufata umugore utari wawe utyo? God have mercy upon us. Ibyo bintu ni uburaya. Ariko biriya ntacyo bivuze. Kari abareshetse kuko yanavuze yuko ababyibuka muri interview bwashize ari umubesto we cyangwa se ari inshuti ye ya hafi. Rero kuba yamufashe ku biganza ntacyo bivuze rwose. Ariko baca umugani mu Kinyarwanda w'amaboko azaguha uyabona mwiramukanya. Uri kumvamo ako kantu kwiramukanya? Hanyuma rero mu yandi makuru ngo witwa Regis, abakunzi ba Miki cyangwa se ba Agami nabwo naga Promota bose barimo ngo ako karirimbo niko bamutuye. Reka tukumve. Ubwo umugore wanjye baramuntwaye, bamuntwariye muri hoteli Kiyovu, antana umwana ufite amezi 7, nibamujyane ninjye wamubazaniye. Regis ako karirimbo kakugereho. Ariko rero Regis nawe akaba yidekara avuga yuko ashyigikiye Miki kubera yuko ngo nta rwango afitanye nawe, ikindi arifuriza urugo rwiza Miki ndetse n'umugabo we Aga Promota. Ariko n'ubundi abifuriza yabireka ntacyo yabikoraho, byarangiye. Hanyuma muri ubu bukwe rwose bamwe mu ba MC baburyoheje, harimo uwo bita Bamenya, ariko ngo rwose akaba yahise ahakura izina ry'umu MC cyangwa se umunyagishegu wa mbere. Reka twumve bimwe mu bishegu uko yagiye abyivugira. Maze Miki hanyuma rero umugabo ntago amuha rimwe, oya, arakomeza akamuha mu gitondo, akamuha saa sita, akamuha ku mugoroba, akamuhata kugeza ubwo avuga ngo ukumpa biranyuze, ngo uguha anaguha. Ariko nawe uciye akenge benima nubwo ntacyo nkamashije agaramubwiye ngo ngera umpe, ongera ngo ngera umuhe. Uko nuko tubakomera amashyi abadafite ishyari duhuza ibiganza bibyara. Umugabo urindaya pe. Reka twikomereze. Hanyuma ubukwe muri make burumva twavuga ko bwagenze neza, bwa burimo abastar benshi, ni byiza cyane kandi turabashyigikiye natwe umubyare uhungu na kobwa. Reka dukomeze tujye kuri kesi yari maze igihe iri kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga y'uburaya. God have mercy upon us. Hanyuma rero ubu kesi yabaye closed, ibintu byamaze kuba confirmed, guhostinga n'uburaya. Reka turebe zimwe mu ndaya nkuru uburyo zabisobanuye. Isi yavuze
yuko abakobwa baba host ko ari indaya. Ese nibyo cyangwa ntago ari byo? My brother, murabizi ko munyizera. Nzi byinshi cyane ku gitsina gore. Ni izina ry'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abakobwa b'indaya barenze no kuba n'indaya. No, gere basubiremo. N'indaya ahubwo ziri sikamu bya hatari. Ati gute rero gucoma? Nukuvuga ngo first of all abakobwa ba hostinga mu tubari. Atazagaruka se. Nimba uri urubyiruko rwo mu Rwanda ufite uri munsi y'imyaka 30 ushaka gutunga amafaranga. Ibintu bizakwinjiriza amafaranga byihuse. Aida uzabindaya ya VIP aribo bavuga ngo bari aba hosta ni indaya za VIP. Siko babivuga? Yego. Kandi nujya kureba nawe wareba amafaranga binjiza, shuti yanjye. Umushahara wa miliyoni 3 hano mu Rwanda. Uri hejuru ya ministre. Ubwo ari indaya zibihamije twebwe turi bande yo kubihakana. Hostinga n'uburaya kesi even mu nzira. Ariko yesi mbyemera. Mu gusoza rero amakuru yacu reka tuyasoreze ku bisambo bibiri byabambanywe na Yesu hanyuma byamara gupfa nako Yesu yamara gupfa bikagwa. Kuri iyo foto uri kubona iki? God have mercy upon us. Ubwo ugiye kuvuga uri kubonaho isengeri y'umukara nanjye ndi kuyibona. Uri kubonaho n'icupa nanjye ndi kuribona. Nta bisambo bibiri uri kubonaho byaguye. Abeze mwabibonye. Ubwo rero kwari kugira ngo tuganire ikiganiro makuru iki ku kabari reka tugishoreje hano. Urumva ko no musene nahinduye na vibe ndabakunda cyane Imana ibamere mu mugisha no mu kiganiro makuru iki ku kabari cy'ubutaha ubwo kandi gemba mvuyemo Hasta la vista.